Abakunzi ba Rubavu Bar and Cell turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza n'akazi keza. Uyu munsi rero Rubavu Bar and Cell twabazaniye inzu igurishwa. Iyi nzu ifite ibyumba 4 na salo na toilette, ikagira cuisine na depo byo hanze byose. Ni inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, ni inzu ikomeye cyane kabisa. Iyi nzu rero nk'uko muyibona iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu. Abahazi ni hamwe hafi na kaminuza ya UTB aho yimukiye, ku muhanda uhari wa Centre de Sante ya Byahi ugakomeza hirya gatoya. Iyi nzu niho iherereye, iragurishwa miliyoni 22. Miliyoni 22. Iyi nzu ikaba iyawe, ifite ibyangombwa, iri ahantu heza, iri hamwe na kaminuza hafi yayo, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza. Iyi nzu rero nk'uko muyibona ni inzu nziza kandi ikomeye, ni inzu igurishwa mu karere ka Rubavu. Abatumenyereye bakanze subscribe, n'abadusuye batarakora subscribe tubibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel Rubavu Bar and Cell, bagezaho amazu agurishwa n'akodeshwa by'umwihariko mu karere ka Rubavu. N'ibibanza nawe waba ufite inzu rwose igurishwa cyangwa se ushaka umukiriya wo kuyigura cyangwa kuyikodesha, uraduhamagara kuri nimero zacu 0788 11 75 255. Iyo nimero iba iri no kuri WhatsApp, ushaka uratwandikira cyangwa ukatuvugisha, byose turakwitaba rwose nta kibazo. Abatumenyereye rero dusanganywe bazi ko tubazaniraga imari nziza, n'iyi ngiyi niyo twabahitiyemo uyu munsi. Ushaka kuyisura rwose ni karibu, waduhamagara. Urabona ko miliyoni 22 z'amanyarwanda ukagura iyi nzu nta kibazo rwose, nta gihombo wahura nacyo. Ni inzu nziza ikomeye kandi iri mu mujyi. Iyi nzu rero ifite ibyumba nk'uko nabivuze 4 na salo nini, ikagira toilette yo mu nzu n'izo hanze, ikagira igikoni cyiza cyo mu gikari na depo. Ni inzu iri ahantu heza rwose. Urabona ko ifite n'igisenge cyiza cyane, irakomeye cyane. Abayizi bayubaka rwose ni inzu ikomeye, irimo n'inkingi. Ushaka wagira na etaje, yaba imbere yaba n'inyuma, harimo inkingi z'ibyuma rwose za beto. Ni inzu ikomeye cyane. Iyi nzu rero rwose ni karibu ku bayishaka, muduhamagare, mudusure. Dushimira n'abakunzi bacu n'abo tumaze gukorana turangira amazu, yaba ayo kugurisha yaba n'ayo gukodesha, bikagenda neza rwose. Turabashimira, dushishikariza namwe mudusuye bwa mbere cyangwa se wowe udusuye utarakora subscribe, kanda aho hantu twanditse subscribe, ubundi ujye ubona amazu n'ibibanza twashyizeho byo mu karere ka Rubavu. Amakuru ajyanye n'igura n'igurisha mu karere ka Rubavu nta handi wayasanga, ni aha ngaha. Cyangwa se ushaka n'indi nzu itari iyi, ushaka ikibanza ku mazi hafi n'ikiyaga cya Kivu, waduhamagara. Ushaka inzu yindi yaba yo munsi y'ayo mafaranga, yaba iyo hejuru, inzu zihenze zose tuba dufite. Twandikiye kuri iyo nimero, amakuru yose urayabona. Ni karibu rero abakunzi bacu, ni karibu muze mwihahire. Ushaka ufite gahunda yo kugura inzu i Rubavu, ufite gahunda yo kugura ikibanza, ariko by'umwihariko ufite gahunda yo kugura inzu iri muri iyo range y'ayo mafaranga rwose, iyi nzu ntigucike. Ni inzu nziza kandi yujuje ibyangombwa. Ibyangombwa washimye kumvikana na nyiri inzu igiciro, rwose ni ugukorera mitasiyo ibintu bikagenda neza.